Aya mazi uyu mubyeyi ari gushakira inzira kugira ngo atamusenyera saa y'imvura nk'uko abatari bake bahita babikeka, ahubwo natangwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe amazi isuku n'isukura wasake. Araturuka muri iyi tiyo nini imaze hafi isaha ituritse. Aha ni mu mudugudu wa Ruhuha mu kagari ka Nyamagana, umurenge wa Ruhango wo mu karere ka Ruhango. Abatuye muri aka gace bavuga ko uretse kuba babishinzwe basabwe kuza gusana iyi tiyo ariko ntibaze ngo niyo bayisaniye ntimara kabiri. Iki kibazo cy'aya mazi ntago ari cyanone, aha kimaze igihe kinini cyane. Nta cyumweru gishira baje kuyakora n'ubundi akongera agaturika. Tubona rero ikibazo kibitera n'aya matiyo bashyizemo ashaje. Ntago amatiyo ari mazima rwose, bashyiramo amatiyo ashaje agahita acika buri munsi. Imyaka irenze 3 abantu basakuza. Ikibazo cyanga cy'amazi murabona kirakomeye, ni ugushakisha ukuntu nyene mwabwira ababishinzwe bakayakora kwango aya mazi aturika uko yiboneye. Urabona ko ari ikibazo aramutse aturitse nijoro nuko bitarabaho, ariko umuntu abateganya ko byabaho. Urabona ko ari ikibazo no kugira ngo umuntu ahamagare wasake ibe yamutabara, ni ikibazo ngo umaze amasaha 2 yose mbahamagara byanze. Aya mazi n'ubundi ahora apfumuka, bakaza bakayasana, ariko ikigaragara nuko batabikoreye plani ifatika kugira ngo aya mazi ikibazo cyaho kibe cyakemuka. Aha ngaha amaze kwatoboka nk'inshuro enye, hari igihe ashobora kumara nk'isaha cyangwa se akamara nk'isaha 2 cyangwa se nk'iminota. Aba baturage bavuga ko uretse kuba amazi meza yirirwa ameneka ariko bo bakanywa yo muri ruhurura basa nabi, banahangayikishijwe nuko ashobora kuzahitana ubuzima bw'umukecuru bamunza ahora amenekaho. Reba nk'uyu mukecuru ahantu ari, urabona ko amazi ashobora kumusenyera. Ubu bibaye nijoro urabona byagenda bite? Urabona yagomba gutabarwa agafashwa na leta. Urabona se ari cyo byitayeho? Nimba abantu basakuza bakavuga ntibagire ikintu bakora, aya mazi atazahitana umuntu. Ikibazo cyanga rero nako ni ikibazo gikomeye cyane, ahubwo uko hano umukecuru nguyu aramutse atobotse nka ninjoro, nta muntu wamenya ngo hano amazi yatobotse ngo abyuka azamurebe, ashobora no kubyuka mu gitondo inzu yanamuguye. Nk'ubu nta mazi mazima bahanga, bituzwa n'ibinamba hanga n'abaturage bavoma, harirwa amenekera ubusugu. Dukora ubuvugizi impande zose kabisa, hano turahangayitse. Nta mazi dufite meza ngo tuvuye ngo turatekesha, twakarabya abana, ngo tuvuye ngo twamesa. Reka da, amapombo twari dufite, ipombo ryarapfuye, ryari rihari bararipfundikiye. Amazi nyine yahoraga apfa, bigahora bipfa bakaza kubikora, birangira ibitembo babikuyemo, ibyari hejuru babikuyemo twavomeragaho baragipfundikira. Mbabazi Muhoza Louis, umuyobozi w'umusigire w'akarere ka Ruhango, avuga ko hagiye kurebwa uko itiyo yasanwa mu buryo burambye ndetse aba baturage bagahabwa amazi meza. Niba abantu bagenda bagasana bagavugaca bigaturika, birashoboka yuko itiyo nyirizi ishaje cyangwa se ko ibikoresho bikoreshwa mu kuyisana ari ibikoresho bitajyanye bidakwiye. Cyiza kuva ari itiyo uko guturika kwayo rero rwose turabikoraho. Ibyo ni ibintu byo gusana bigasanika, uwo muturage atagombye no guhungabanwa n'ayo mazi. Urumva rero ku ruhande rumwe harimo ikintu gikwiye gukosoka, n'ayo mazi ahagiye akahagera kugira ngo abo nabo igihe cyabo cyo kubona amazi kinegereza atanangirika. Ayo ngayo yangirika afite ibindi aba yakagombye gukora, wasanga nta handi yaragiye ntabasha kugerayo kuko yamenetse aho mu nzira. Ibyo rero nabyo turabikoraho, tubiha umurongo itisanwe, kandi nabo ngo badafite amazi nibwira yuko dufite gahunda ndende cyane yo gutanga amazi mu baturage, nabo nta gihe kiza gushira badafite amazi. Nubwo akarere ka Ruhango kari mu tutagira amazi meza ahagije, uyu mudugudu ntiwakabaye ufite icyo kibazo kuko wagiye ugira amavomo rusange menshi, ariko nayo ntamare kabiri. Gusa abaturage bavuga ko iyo ayo mavomo yangiritse gusanwa kwayo bibingora abahizi, nyamara ari mu mujyi rwagati. Prime TV mu karere ka Ruhango.